Nongere mbahe ikaze muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwa. Kimwe mu bibazo bimaze iminsi bigarukwaho muri Uganda ndetse bigateza impaka ndende mu bayobozi bakuru b'iki gihugu n'uzasimbura perezida Yoweri Kaguta Museveni w'iki gihugu uri kugana mu zabukuru. Umwaka ushize nibwo intambara y'amagambo yatangiye hagati y'umuhungu wa perezida Museveni General Muhoozi Kainerugaba na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Retired Major General Kahinda Ottafaya n'abandi bafatanyije. Intambara y'amagambo yatangiye ubwo General Muhoozi yanengaga ishyaka riyobowe na se rya National Resistance Army NRM. Magambo ye General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko atizeye ishyaka rya NRM. Abinyujije kuri Twitter, General Muhoozi Kainerugaba yagize ati nizera Yesu Kristo nkanizera data ati General Kaguta Museveni, ariko ntabwo nizera ishyaka rya NRM. Ati mu buryo bw'iterambere ati niryo shyirahamwe ati ritagira agashya mu gihugu cya Uganda. Yakomeje avuga ko iki ari cyo gihe kugira ngo abari mu kigero cye bayobore Uganda. Ibi ntibyakiriwe neza na bamwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya NRM barimo na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Retired Major General Kahinda Ottafaya. Ottafaya aganira n'itangazamakuru yatangaje ko ari icyemezo cy'abanyamuryango b'ishyaka rya NRM kugumana na Museveni cyangwa se bagahitamo undi muntu, ndetse ibitekerezo bya General Muhoozi Kainerugaba n'ibibazo bye kuri bo bidafite ishingiro. Ati ibyo ni ibibazo bye, atafite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo. Ati kuri twe rero dushyira mu gaciro ati tukamwumva, ati ariko turashaka ati turacyashaka Museveni ko akomeza kuyobora igihugu cya Uganda. Kuri bamwe mu bayobozi ba NRM bagaragaje ko uku guterana amagambo mu ruhame kwa General Muhoozi Kainerugaba na Minisitiri Retired Major General Kahinda Ottafaya byagaragaje isura mbi mu miyoborere ndetse no kwishyaka ubwaryo. Ibi byatumye Perezida Museveni ahamagaza umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba na Minisitiri Retired Major General Kahinda Ottafaya inama yayobowe na General Salim Saleh, muvandimwe wa Perezida Museveni. Igihe yahamagaraga General Saleh, Museveni yamubwiye ko uku guterana amagambo gukomeje kugaragara nabi ku ishyaka rya NRM. Iyi nama yabereye ahazwi nka Kapeka. Bivuga ko Major General Kahinda Ottafaya yabaye nk'ushidikanya ku kuyitabira nubwo atigeze abigaragariza General Saleh. Tariki ya 23 Ukuboza 2022 General Muhoozi Kainerugaba yavuye Entebbe akaba igihugu cya Uganda ari mu ndege ya Kapeka aho se wabo General Saleh atuye, mu gihe Major General Ottafaya yagiye n'imodoka. Mu rwandiko rwa Perezida Museveni inama yagombaga gutangira ku isaha ya saa 5, ariko Major General Ottafaya yahageze nyuma y'amasaha 2, bituma bamwe mu bitabiriye inama bavuga ko ari uburyo bwo kwerekana intambara. Inama yatangiye saa 7 zirenzeho iminota 13, banza igikorwa cyo gusoma urwandiko rwa Perezida Museveni rwanditsemo amabwiriza y'ibizavugirwa mu nama ndetse n'uburyo rero ikwiye kugenda. Mu rwandiko Perezida Museveni yagaragaje ko intambara y'amagambo itagaragaye neza mu baturage. Akomeje avuga ko mu gihe ibibazo by'umusimbura by'ibibazo by'igihugu ati abayobozi bakomeje kubitonganira ati mu ruhame, ati bigabanya icyizere abaturage bafitiye igihugu, ati bigatuma batinya ko cyaba kiri mu marembera ati mu kubona uzasimbura. Yemeza ko ibibazo by'uzasimbura ati bikwiye rero kuganirwa hagati mu buyobozi. Bwana Museveni yavuze ko uretse ibibazo by'uzamusimbura hari n'ibindi bibazo abayobozi bakwiriye rero gukurikirana, birimo gukunda igihugu, kwishyira hamwe kwa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no guharanira ubumwe bwa Afurika ndetse no kwigira. Mu gihe isomwa ry'urwandiko rwa Perezida Museveni ryarangiraga, Vice Perezida Kiwanuka Sekandi yahise ahagera bitunguranye ashaka kuvugana na General Saleh ku kibazo cy'ubuyobozi muri Uganda, ariko ntihatinda. Mu nama Retired Major General Ottafaya wari wicaye iburyo bwa General Saleh ateganye na General Muhoozi Kainerugaba yatangiye avuga ko ibiri mu ibaruwa ya Perezida Museveni abishyigikiye, ariko yibutsa abari bitabiriye inama ko yababajwe n'amagambo Muhoozi yavugiye mu ruhame ku ishyaka rya NRM. Imwe mu nshuti za General Muhoozi, Andrew Mwenda, yabaye nk'umusubiza amubaza ikibazo agira ati niba Muhoozi yarakoze ikosa kuki wowe wahanganye nawe mu ruhame? Ati nk'umuyobozi mukuru wigeze ugerageza gukora itandukaniro. Inama yakomeje impande zombi bitana ba mwana. General Saleh agerageza rero kubagarura ku ngingo nyamukuru yateguwe uwo munsi. Ati rero mureke turebe imbere aho gukomeza kureba ibyahise.
General Otafaya nawe yungamo agira ati mureke dukorere hamwe rero ati nibitaba ibyo tuzahomba. Mu ngingo za Major General Otafaya yatanze nawe yaje gusa nkunenga ishyaka rya NRM avuga ku bitaragenze neza birimo kuba barirengagije imbaraga z'urubyiruko muri politike. Major General Otafaya na General Muhoozi Kainerugaba habaye nkaho rero bumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, bituma General Muhoozi Kainerugaba nawe avuga ibyo abona bitagenda neza mu gihugu birimo ibibazo by'imyubakire, ruswa zigaragara, ubukene n'ibindi, ndetse yemeranya na Major General Otafaya ku kibazo cy'ishyaka rya NRM ridaha umwanya urubyiruko muri politike. Inama irangiye abitabiriye bashatse rero gufata ifoto, ariko Major General Otafaya yanga kuyifata ari kumwe na General Muhoozi Kainerugaba n'uwamuhuzaga General Saleh, bituma rero hibazwa niba ibyavugiye muri iyi nama bizubahirizwa. Umwe mu bahinga bakoze isuzuma buzima rya Kabuga Feliciano yabwiye sentare ko Kabuga w'imyaka 88 adafise ubwenge busabwa kugira akurikirane urubanza rwiwe. Ni mwiburanisha ry'uno munsi mu Buholande. Temistokle Mutijima yakurikiranye urwo rubanza aratubwira uko bimeze. Iburanisha rya none ryibanze ku kumva ibisobanuro mu magambo bya muganga Professor Henry Kennedy, umwe mu mpuguke z'abaganga bigenga zasuzumye Kabuga zibisabwe n'urwego rwasigareyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Ni nyuma yaho mwiburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwavuze ko ibikubiye muri raporo y'amapaje 3 izi mpuguke zakoze ubwabyo bidahagije ngo hanzurwe ko Kabuga atagishoboye kuburana burundu. Muganga Kennedy yabwiye urukiko ko mu kwezi gushize kwa kabiri ubwo we na bagenzi be babazaga Feliciano Kabuga ibibazo, uyu yagaragaje ubushobozi buke cyane bwo kumva ibisobanuro bya bimwe mu bibazo yabazwaga. Ku rundi ruhande ariko uyu akavuga ko hari ingingo zimwe bumvaga atangaho ibisubizo byumvikana ku bibazo abajijwe, nubwo ibisubizo bye byabaga ari bigufi cyane nko mu nteruro imwe. Iyi nzobere y'umuganga yatanze urugero rwaho bamubajije umubare w'abana afite, Kabuga agasubiza ko mu muco akomokamo ari bibi kubara abana umuntu afite. Muganga Kennedy yavuze ko iki kibazo yagisabiye Kabuga imbabazi, ariko Kabuga asa n'utakaje umujyo w'ikiganiro barimo, amubaza impamvu arimo gusaba imbabazi. Muri iki kiganiro n'ubundi uyu muganga yavuze ko hari aho yabajije Kabuga niba mu gihe yaba asohotse muri gereza yajya kubana n'umwe mu bakobwa be. Aha Kabuga ngo yasubije muganga Kennedy ko abakobwa be bashatse abagabo, bityo yataba ari amahitamo meza. Iyi mpuguke ikavuga ko uwabasemuriraga yababwiye ko mu muco nyarwanda ababyeyi bashaje badakunda kujya kuba mu ngo z'abana babo bashatse nk'uko akenshi bigenda i Burayi. Umucamanza Ian Bonomo ukuriye inteko iburanisha yabajije uyu muganga niba kuba ibiganiro bagiranye na Kabuga byarabaye atarakira neza indwara 3 yari amaranye iminsi nta ngaruka byaba byaragize ku buryo bwe bw'imisubirize. Aha muganga Kennedy asubiza ko ibyo nabyo yabirebyeho, ariko kandi gukomeza gusubira inyuma cyane kwe mu ntekerezo, mu buryo abona ibintu no mu kwitaho kwa buri munsi na n'ubu kugikomeza, we yibwira ko impamvu yabyo irenze gushakirwa gusa kuri izo ndwara zindi. Umucamanza Ian Bonomo yabajije impuguke y'umuganga niba byakwizerwa neza ko Kabuga atarimo kujijisha abaganga agaragaza uburwayi bwe ku rwego rudahuye n'urwo mu by'ukuri buriho agamije kuyobya urukiko. Aha muganga Kennedy yifashishije urubanza rwigeze gucibwa mu Bwongereza yavuze ko bijya bibaho ko umuburanyi ashobora kujijisha abaganga agamije kuyobya urukiko. Nyamara avuga ko kuri Kabuga ashingiye ku makuru ya kiganga yabonye mu ncuro 3 yamusuzumye mu bihe bitandukanye, bigaragara by'ukuri ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda buba bubi kurushaho umunsi ku wundi. Umucamanza Ian Bonomo yabajije muganga Henry Kennedy niba asobanukiwe icyo bivuze mu buryo bw'inzego z'ubutabera kwanzura ko uburana atagifite ubushobozi bw'imitekerereze bwo kuburana. Muganga Kennedy asubiza ko mu nzego z'ubutabera za byinshi mu bihugu iyo uregwa atagishoboye burundu kuburana urubanza ruhagarikwa. Umucamanza Ian Bonomo avuga ko ibyo biba mu gihe bigaragaye ko uregwa mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe adashobora kugira uruhare mu rubanza mu buryo bwuzuye uretse kuba ari aho gusa mu cyumba cy'iburanisha. Hariho yabajije muganga Kennedy niba ashingiye ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoze kuri Kabuga kumuzana mu rukiko byakwangiza ubuzima bwe. Muganga Kennedy yasubije ko mu bisubizo bye Kabuga yumvikanisha ko bishobora kwangiza ubuzima bwe, ariko wasanga bishobora kumunaniza mu bwonko kurushaho ariko bitamutera ihungabana. Umucamanza Ian Bonomo yabajije inzobere niba hari icyo byafasha guhindura gahunda y'imiburanishirize cyane cyane igihe iburanisha rimara hagamijwe kwihutisha ariko bigakorwa hagendewe kuko ubuzima bwa Kabuga buhagaze. Muganga Kennedy yasubije ko nk'inzobere isanzwe ikorana n'ubutabera azi itandukaniro hagati y'igitekerezo mu bijyanye n'amategeko n'icyo mu buryo bwa kiganga. Ku ibyemezo byo mu rwego rw'ubucamanza bisaba igisubizo cya yego cyangwa oya, mu gihe ibya kiganga byo bisobanura kurenzaho.
bityo ku cyemezo cy'uko Kabuga yabasha cyangwa atabasha kugira uruhare mu rubanza rwe igisubizo cye ari oya, atabishobora. Yongeraho ko mu gihe urubanza rwaba rukomeje rwakomeza wadahari. Kubw'iyi nzobere ibyo bigaterwa nuko bigaragara ko ubushobozi bwa Kabuga bwo kuba yitaye kubirimo kuba no kuba yabigiramo uruhare agaragaza ibyifuzo bye buhindagurika buri kanya, kandi bigaragara ko uko igihe gishira bugenda bugabanuka. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kane, muganga Profeseri Henry Kennedy akomeza gutanga ibisobanuro mu magambo ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoreye kuri Kabuga. Ihiganwa ry'urukino rwa basketball ku mugabane wa Afrika rurabandanya i Dakar muri Senegal, hakinirwa inkino zo mu mugwi wa Sahara. Kuri uyu wa gatatu harakinwa urukino rwo ku munsi wa kane. Muri aka kanya hariho harakinwa hagati ya US Monastir yo muri Tunisia no kurwa Falcon yo muri Nigeria. Urwo rukino rurakurikirwa n'urundi ruza guhuza REG yo mu Rwanda na AS Douanes yo muri Senegal.